na Rada Gospel TV. Mureke twiganirire ku ijambo ry'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, ibiyirimo byose koko niko biri. Intangiriro, umurongo wa mbere, igice cya mbere, haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Koko Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuri, uku ni ukuri, kuzahora ari ukuri. Nubishakira ahandi bizaba atari byo. Menya ko Imana yaremye ijuru n'isi ifite umugambi. Ariko ikirenzeho, ibyo tubona byose ni ibyaremwe. Byaremwe n'Imana. Twirebere intangiriro ku murongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Iyo mirongo ibiri, uwa 26 n'uwa 27 mu ntangiriro. Uwamaze kumenya ko ari mu ishusho y'Imana isumba byose, amenya ko afite ikintu gikomeye. Uwamenye ko yaremwe mu ishusho y'Imana isumba byose, aba amenye ko afite ikintu gikomeye. Iyi shusho tureba ntago ari iyi umuntu yambaye y'umubiri tubona. Ishusho yavugaga nk'uko Imana iri ubwayo ari umwuka kandi ibera hose icyarimwe, tureme umuntu ase natwe. Twagombaga gusa n'Imana mu ishusho. Iki ni ikintu gikomeye abantu benshi badaha agaciro. Iki ni ikintu gikomeye abantu tudatekerezaho, kugira ngo duse n'Imana twebwe ubwacu. Ibi ntabwo tubitekerezaho, ariko iki ni cyo gikomeye. Yaba umugabo, yaba umugore, buri umwe wese uri hano ku isi aremwe mu ishusho y'Imana. Umuntu niwe yatinzeho, ibindi byaremwe byose yarabiremye, ibiha guhumeka, ibiha ubugingo. Ariko igeze ku muntu iravuga ngo tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Uyu muntu afite ubutware bukomeye cyane. Uyu muntu afite gutegeka. Uyu muntu twahawe uri mu ishusho y'Imana. Iri ni ibanga rikomeye bamwe bamaze kumenya, abandi bataramenya. Ariko kubwo bamwe barimenye, abandi bakaba batararimenya, niyo mpamvu aka kanya bamwe tutamenya impamvu turi mu ishusho y'Imana. Rero ahangaha iki ni ikibazo gikomeye, ariko kiranoroshye. Abamenye ko bari mu ishusho y'Imana, uyu muntu twambaye w'imbere niwe usa n'Imana, ntago ari uyu muntu tubona. Kuko nushaka kubireba kugira ngo urebe ko umuntu uyu w'inyuma ntago ari usa n'Imana, uyu w'imbere niwe usa n'Imana. Uyu dukoresha, uyu dushaka kudaha agaciro, niwe muntu usa n'Imana. Nta wundi muntu yigeze irema usa nawe yashatse ko asa nawe, kuko muri we cyangwa muri twe niho harimo imbaraga z'uyu muntu w'imbere dukoresha. Reka mwite umwuka twahawe hamwe n'ubugingo. Umuntu
agizwe n'ibintu bigaragara inyuma, ariko imbere agizwe n'undi muntu tutabonesha amaso, batabasha kureba. Iyo udahaye agaciro k'uyu muntu w'imbere, ntabwo ushobora kumenya aho ujya, nta nubwo ushobora kumenya aho uva, nta nubwo ushobora kumenya ko uri mu ishusho y'Imana. Uyu muntu twahawe rero, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umwana, icyaremwe cyose kiri mu ishusho y'Imana gisa n'umuntu, waba umuzungu, waba umwirabura, waba uruhu afite uko rwaba rusa kose, ariko uyu muntu twahawe ni uw'agaciro, ni uwo kuba. Abamaze kumenya ko uyu muntu ari we wa nyawe, utuma tubasha kumenya ko ubwami bw'Imana buriho, tukabasha gukora buri kimwe cyose. Niyo mpamvu uyu muntu ari uw'ingenzi. Reka twongere dusimbuke dusome Intangiriro igice cya 2, tugende ku murongo waho wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Iki ni ikintu gikomeye abana b'abantu twabasha kumenya, ariko tubashe kumenya ko Imana yo ariyo yabashije kurema, ikavuga ngo tureme umuntu mu mukungugu wo hasi, tumuhumekeremo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Twahindutse ubugingo buzima kubera umwuka wayo yaduhumekeyemo. Uyu ni wo muntu w'imbere dukwiye gukoresha bya nyabyo kuruta uko tubona uyu w'inyuma. Uyu ni we muntu wa nyawe, uyu ni we muntu dufite w'ukuri, utarebeye ku isura yanjye, utarebye uko nsa, umuzungu, umwirabura, twese uko dusa. Uyu muntu w'imbere uwamaze kumenya kumukoresha neza, ntago yomatana n'iki kirere cyo hasi, ahubwo abasha komatana n'ikirere cy'isanzure, kuko abasha kureba iby'amaso y'umubiri atabona, agakoresha uyu muntu w'imbere, kuko niwo muntu muzima, niwo muntu uri mu ishusho y'Imana twahawe kugira ngo tumukoreshe kandi atuyobore, tuyoborwe nawe igihe cyose. Niyo mpamvu ubwenge bwacu dufite, ni ukuvuga ngo nibwo bugomba kutuyobora, bufatiye ku buzima bw'ubugingo umwana w'umuntu afite. Twebwe abantu ntabwo ibi tubitekerezaho. Abazungu baduhishe ibanga mbere yo kumenya ko uyu muntu w'imbere ari ryo banga rikomeye umwana w'umuntu agendana, umwana w'umuntu yakabaye afite, kugira ngo abashe kuba muri iyi si y'ibitagaragara, abashe gukomeza kandi abe mu isi y'ibigaragara, agire ubwenge, agire imbaraga z'umubiri, kandi akoreshe n'uyu muntu mu buryo bukomeye. Uyu muntu abasha kurenga iki kirere turimo, akazamuka akagenda akareba ibyo mu isanzure byose, kuko uyu muntu niwe usa n'Imana, kuko Imana yo ari umwuka wera kandi ibera hose icyarimwe, omnipresent, ibera hose icyarimwe, kuko Imana niyo yatanze byose kugira ngo bibashe gukorwa, kandi buri kimwe cyose kiriho ku isi gifite impamvu yakiremeye kubaho, kuko umuntu yamuhaye ubutware bwo gutegeka byose, kuko yari azi ko yaremye umuntu ari mu ishusho yayo. Iki ni cyo gituma twe twagakwiye gukanguka, tukamenya ko uyu muntu dufite hari undi muntu tugomba gukangura kugira ngo akore, tumukoreshe kugira ngo tubashe kubona iby'amaso y'umubiri atabona.
murakoze cyane. Rero twari turimo tuganira ku ijambo ryo mu ntangiriro, twaganiriye ku mirongo ibiri, uwa 27 n'uwa 26, tuganira mu gice cya kabiri ku murongo waho wa 7. Murakoze cyane, umunsi mwiza.